turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi ni umunsi mwiza cyane, umunsi w'ibyiringiro, umunsi twongerewe. Hano rero muri studio turi kumwe n'umutumirwa. Ngiye tugiye kubana muri kino kiganiro ni The Right Reverend Dr. Antoine Nzayisenga, kandi turabakunda cyane, dukunda uburyo mudukurikira, dukunda uburyo mutuganiriza. Ndagira mbabwire ngo duhari ku bwanyu, mudahari ntago twaba duhari. Iyo rero muhari kuriya mudukurikira biradushimisha cyane. Uyu munsi rero hano ntago ndi jyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa, umushumba mwakunze cyane. Reka ne kumuvugira, ahubwo reka musabe atwibwire, narangiza anadutangirize ikiganiro cyacu n'isengesho. Mushumba, muraho neza? Turashima Imana. Amahoro amahoro. Amahoro amahoro. Mumeze neza? Uwiteka aduhiri. Amina. Amina. Turagira ngo rero mubwire abadukurikiye ndetse n'abaduteza amatwi cyangwa se n'abazakurikira ibiganiro byacu, amazina yanyu, munadusengere dutangire tuganira. Nitwa Cezari Kabayiza, ndi umushumba. Amen. Ya, mwadusengera rero. Turagushimiye data wa twese mwiza uri mu ijuru. Turagushimiye ko waduhaye Yesu Kristo ngo tuzaragwe ubugingo buhoraho. Muri aka kanya tugiye gufata kanya ko kuvuga ibyawe ndetse n'iby'ubuzima bwacu. Mwuka wera azayigane natwe, avugane natwe, kandi abadukurikiye bose imitima ikire, ihinduke, igira ubuzima bwiza n'ubugingo buzima mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Mushumba, murakoze cyane. Abadukurikiye byakunze yuko iki kiganiro twagitambutsa live, kuko hari benshi bagiye babisaba, kandi bakavuga batari ko hari umushumba twumvishe, turifuza noneho kugira ngo uzamudutumirire, umuzane kuri kamera. Ubwo rero abantu bafite icyo bagukundiye, bakunze ijambo rikurimo, kandi ngo babonye ibintu ubabwira cyangwa se ijambo uvuga rifite riraremetse. Imana rero yashimye ko uyu munsi iki kiganiro gitambuka. Ntizimbye mu magambo, tugiye kuganira ku kiganiro kivuga ngo roho nzima itura mu mubiri muzima. Burya n'Imana ijya ubuzima buri. Injirira aho ngaho. Ni ubuzima budaharira buhashira kugira ngo ihaze. Iyo uvuze ngo roho nzima ijyaho umubiri muzima uri, bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko kugira ngo umuntu amenye Imana yisobanukirwe neza, nuko ariho afite n'umubiri, kuko Imana isiza mu mubiri. Noneho rero iyo tuvuze ngo roho nzima itura mu mubiri muzima, biba bivuze kugira ubuzima busanzwe bwacu buzima, n'iby'umwuka bikaba bizima. Hari abajya bavuga rero ngo hari agasabune ngo kamesa umutima. Ubwo iyo bavuze ngo ifaranga n'isabune imesa umutima, bakavuga ngo roho nzima ngo ijya mu mubiri muzima, ngo umubiri muzima n'ufite agafaranga. Nibyo? Ni 100%. Ni 100%. Ibyo bintu umuntu wabivuza n'umuhanga. Gaho dusobanurire rero uko ako gafaranga kamesa umutima, kandi ariko none se mushumba, hari abajya bakavuga ngo muri Bibiliya hahirwa abakene mu mitima ariko si mu mibiri. Ni abakene bakeneye ijambo ry'Imana mu mutima bafite inyota, kandi wagira inyota y'ijambo ry'Imana udafite umubiri muzima urwaye, ukene w'inzara w'agahinda. Kandi bavuga ko abanyamafaranga gukizwa bigorana. Oya, Yesu yaravuze ngo ifeza isubiza ibintu byose. Abadukurikiye ngo ifeza amafaranga asubiza ibintu byose. Ifeza isubiza ibintu byose. Ni ijambo rikomeye cyane. Ibintu byose ikoraho. Ifeza rikoraho. Wowe udukurikiye, ifeza koko isubiza ibintu byose? Mujye muri section commentaire mutubwire. Umushumba aravuze ati ifeza isubiza ibintu byose. Amafaranga tuyavuge mu izina ryayo. Kiragiye cyari bakoresha ifeza. Amafaranga asubiza ibintu byose. Hari ikiganiro duherutse kumva uvuga ku cya 10 n'amaturo. Yego. Icyo kiganiro nagikurikiye, numva ukuntu cyari cyiza, numva uburyo uvuga uti abakristo baragowe, abakorari baragowe, ndetse uwo mwari murimo gukorana aza no kuduha urugero rw'umupastori ngo wagize ikibazo cy'amafaranga ahantu, noneho harangije mu itorero bajya gushakiramo amafaranga, ariko abakristo barifata. Yego. Ese kiriya kiganiro byo byose abantu benshi baragikurikiye, hari n'abagiye bambwira batari kwimushumba ko ibintu avuga ni ukuri. None uriya muntu wavuze ngo hahirwa abakene, noneho n'umwuka w'Imana wanyuzemo akabyandika muri Bibiliya. Yego. Noneho hakaza n'undi nanone
akabwirizwa na mwuka wera akavuga ngo abakene yego abakire biragoye ko abakire bazajya mu ijuru. Twebwe uyu munsi wa none mu itorero ry'uyu munsi wa none, ubwo reka twivugire, urumva uri umushumba nanjye ndundi, yego niba ifeza isubiza ibintu byose, niba amafaranga asubiza ibintu byose, ese turayashaka gute? Turayabona gute? Abo tubwiriza bo bazayabona gute? buriya nta handi amafaranga ava, ni mu gukora. Yego, ntabwo amafaranga azana no gusenga. Yego, kwaba ari ukuyoba. Ntabwo amafaranga iteka ryose azanwa no gukora. Ndetse hari umuntu wigeze guhishirirwa kera mu gihe cya kera, aravuga ngo bazajya mu ijuru ngo nabazaba bari mu isi bakora nk'abazaba ku isi iteka. Nta munebwe uzajya mu ijuru. Nta munebwe uzajya mu ijuru. Nanjye nyankunda kubwira abakristo bacu nkababwira ngo biragoye ko umukene azajya mu ijuru, kubera yuko isengesho ry'umukene riba ririmo amaganya. Riranashoboka se ufite ibibazo ntusenga. Erega twese nibwo buzima tubamo bw'ibibazo. None se mushumba, niba rero ari ibyo, noneho abantu dushumbye tugiye kora dushobora gusanga bashobora kuza mu rusengero benshi bazanye ibibazo. Buri itorero rya mbere impamvu ryashobotse nta mukene wari urimo. Nibyo itorero rya mbere impamvu ryabaye ryiza rikaba icyitegererezo rigakomera cyane, nta mukene wari urimo. None iri torero ry'uyu munsi dufite, cyangwa se iyo tuvuze itorero abadukurikiye babyumve neza, ntago tuvuze ADPR, ntago tuvuze Katolike, Anglikani, ni itorero ry'Imana muri rusange, ry'Imana rya torero Kristo yasize agize. Aya rero yandi twita amatorero, ngewe nkunda kwita amadenomination, ari ya na adresse. None mushumba, niba irya mbere ryarashobotse kuko bari abantu bari bafite ubutunzi, uyu munsi abantu baturi imbere tukabona ari ba bantu baherirwa badusaba ati mushumba, hari abajya baza bakambwira ati mushumba rwose abana ntago bimeze neza, byanze mu rugo, byanze. Abo bantu ubwo kuzabageza mu ijuru bizatworohera? Buri umushumba wese nkurikiye ku isi hose ahari akwiye gutoza abakirisitu gukora. Urakoze cyane. Kuko basengaga mu gitondo abakirisitu ba mbere bagahita bajya gukora, bakagaruka gusenga ari mugoroba. None se mushumba, ukiraho rero, ukiraho, ndagira ngo utubwirire abaduteza amatwi, iyo umuntu ahamagaye abakristo kuwa mbere bakaza bagasenga, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kugira ngo begere Imana, bagasigara wenda umunsi umwe, bakazagaruka ku cyumweru ku rusengero, ku cyumweru cyangwa ku isabato. Yego, barimo baregera Imana, barimo baregera Imana, barimo barisanisha n'Imana. Uwo mushumba ari mu buyobe, ahubwo ni n'umwicanyi. Ntabwo ari ubuyobe gusa. Sobanurira abantu neza. Bibiliya iravuga ngo udakora ntakarye. None se wabwira abantu ntibarye bakabaho? Iyo ubwiye abantu ngo ntibajye gukora basenge gusa, ubabwiye ngo nimupfe. Barashize. Ese kugira ngo tubeho ko ari uko turya, abantu barashize, baba barashize, ahubwo n'umwicanyi nta nubwo ari umuyobe, n'umwicanyi. Erega gukora bitanga icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo umuntu nankorera datazamuha icyubahiro. No kujya gukora ushaka amafaranga ni gukorera Imana. Kuko utunga umuryango ukubahisha Imana kuko wawutunze. Yego. Ubwo bivuga rero ngo abantu barashize ahubwo n'abayobe bararagiye. None mushumba rero abadukurikiye, ndizera yuko bagenda batubwira n'ibyo barimo bumva. Iyo turi mu kiganiro kivuga ngo roho nzima itura mu mubiri muzima. Yego. Iyo dufite roho nzima ituye mu mubiri muzima, wa mushumba ufite amafaranga, wa mushumba ufite uburyo bwo kugenda, wa mushumba ufite interinete, wa mushumba ufite byose, ese uriya mushumba twavuga ko noneho ijuru yatangiye kurigeramo? Afite byose. Yego, ibyibanze. Twareba uburyo abyerera mu imbuto. Kashobora kuba afite byose ariko abashumbye bapfa. Aho niho nashaka kugira ngo rero tugere. None tubwire, ni gute umushumba ashobora kuba afite byose ariko abashumbye bakaba barimo bapfa? Yaba ari umushumba uyobowe na shitani. Kuko umushumba akwiye kugira urukundo. Buriya shitani nayo igira abashumba ayobora. Igira benshi. Yesu abajya kurimbuka ari benshi, iziri ry'igihogeye. Kuva na kera bagiraga. None intama zizabwirwa n'iki abashumba ba shitani n'ab'Imana? Bazajya muri Yohana 10. Avuga ngo umwungeri ngo intama zanjye ndazizi, nazo ziranzi. Zumva ijwi ryanjye. Yego. Ubwo ni umwungeri uri kuvuga. Hanyuma intama zumva ijwi ry'umwungeri n'umwungeri ijwi ry'intama. Izakurikira y'abandi ntiziyazi. Yego. Reka dusome aho ngaho yaratubwiye mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana. Reba muri Yohana 10:10. Yego, abadukurikiye nabo kandi ngo bazafate Bibiliya barebe aho hantu
Yohana 10:10 ubwo ni igice cya 10 umurongo wa 10. urareba hepfo gatoya cyangwa haruguru Yego. kugira ngo byihute ntujye muri magambo menshi. Yohana igice cya 10 umurongo wa 10. Reba handitse ibyo nyine. Haravuga ngo umujura azanwa gusa no kwiba no kwica no kurimbura, ngewe nazanywe no kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse busendereye. Ariko iyi ni Bibiliya, ijambo ry'Imana ndimo gukoresha, reka twumve no muri Bibiliya yera. Reka turebe. Yego ni Yohana, ni igice cya 10 cya Yohana umurongo wa 10. Yego. Wagiye kure ni ku murongo wa 3. Okay. Yohana igice cya 10 umurongo wa 3. Cyangwa tugiye kuri 4. Yego, haravuga. Iyo amaze kwahura ize zose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizijwi rye. 5. Undi ntizamukurikira ahubwo zamuhunga kuko zitaza amajwi y'abandi. Amina. Muri biri jambo ry'Imana naho reka twumve, baravuga ngo iyo zose zigeze inyuma y'irembo azijya imbere zikamukurikira kuko ziba zaramenyereye ijwi rye. Yego. Ntizikurikira uwo zitazi ahubwo ziramuhunga kuko ziba zitaramenyereye ijwi rye. Yego. Twavuga ngo twakire neza ijambo ry'Imana. Dushime Imana yo mu ijuru. Amen. So rero ahangaha nari nkubajije nti ese abakristo bazamenya umushumba w'ukuri gute? Bazamenya n'umushumba utari ukuri gute? Kugira ngo babandi bapfuye yego babashe kuza. Ubwo reka tugaruke. Hari abadukurikiye, hari abushumbye, hari n'abandi batandukanye kuko turimo tuganira gutya tuba tubwira abantu b'amoko yose. Imana yaduhamagariye kugira ngo tugeze ijambo ku moko yose, amahanga yose, indimi zose. Hari abadukurikiye bari mu Rwanda, hari abadukurikiye bari muri Kongo, hari abadukurikiye bari Burundi, Zambia, za Burayi, Amerika, hose wumva ikinyarwanda baradukurikiye benshi cyane. None hari naje kumenya ko nko kuri Africa TV hari n'abakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bagahindura indimi. Ibyo ni bivango iki kiganiro kizagera ku bantu benshi ku isi hose, kigomba kunyaruka umwuka barakagisorera akazi kigezaho kiguye kugera. Kandi icyo ni nacyo Yesu yatubwiye. Twigarukire rero ku roho nzima itura mu mubiri muzima. Tuze ku buzima bw'abakristo bacu hano mu Rwanda. Yego. Ese mu Rwanda hakorwa iki? Ni ihe nama watanga kugira ngo wa mukristo uri Rusizi, wa mukristo uri Kirehe, wa mukristo uri hano mu mujyi wa Kigali, wa mukristo uri mu majyepfo, avata ariko ijambo umushumba yavuze byari byanshanze ariko byibuze riramfashishe. Yego. Yego. Ikintu cyahindura ubuzima bwe akava kuri etape imwe akajya ku yindi kugira ngo ubuzima bashe gukomeza. Inama namugira kugira ngo ubuzima buve hamwe bujya handi no kwegera Imana akanakora. Kwegera Imana tukanakora. Tugasenga Imana, tukaba mu materaniro ariko n'undi mwanya tukakora. Yego. Bivuga ngo tugomba kugira umwanya uhagije wo gukora. Erega iyo umuntu akora ni naho yizera bigakunda. Uramutse uvuye ku kazi nimugoroba ugasoma ibyanditswe byera, ukumva indirimbo, ukaba mu materaniro, urazamuka urafashwa cyane. Ujya mu mavuta ukajya kurusha uko wiwakirirwa mu maganya birangisha hehe senda rya gute muri mu masengesho. Ayo ni amasengesho atembewe. Noneho rero nk'umushumba tugaruke kuri wa mukristo udukurikiye. Byacanze wabuze n'ibihumbi 5, wabuze n'igihumbi, kandi arafite abana, arafite umuryango, mu by'ukuri wenda ibyo yakoraga byahagaze cyangwa se ntabyo arimo aravuga ngo ntacyo gukora mfite. Yego. Noneho akaza mu rusengero batereka ngiye gusenga Imana ikora igitangaza. Icyo gitangaza kirashoboka. Muri Bibiliya hari ibitangaza byagiye bica mu buryo byagiye bibaho mu buryo butandukanye. Yego. Ariko ngiye bitangaza nemera nibibona ijambo ry'Imana. Senga ukore. Yego. Noneho tugira uyu muntu inama rero ari butangirire hehe kugira ngo abashe gukora. Ubeshye ko akazi mu Rwanda kabuze ubeshye. Hari abantu benshi bakenera abakozi bababuze. Yego. Ndagira ngo mubwire ngo umugisha buri muntu wese uba mu maboko. Uri mu maboko. Bibiliya yavuga ngo nzahira imirimo y'amaboko yanyu. Ni imirimo yose y'amaboko irimo umugisha burya. Reka nanjye nongereho ngo ibyo ufite bikeya menya kubikoresha neza, menye no kubicunga abari byuhera kuko nicyo gishoro cyane cyawe ufite. Mushumba rero twenda kugera ku musozo w'iki kiganiro. Yego. Niba ijambo ry'Imana ritubwira ngo roho nzima mu mubiri muzima. Umunsi wambaye neza, nanjye nambaye neza. Yego. Twose byose